nanone turabasuhuje abakunzi basobanuza TV, tubifurije ibihe byiza. Abantu benshi bagumye kutubaza ngo tuzababwira impamvu bakoresha konti zabo zo muri Mifotra, yajya kwa applyinga bakamubwira ngo not qualified. Inshuro nyinshi wanaka applyinga bakakubwira ngo not shortlisted. Mureke twigire hamwe uko ibyo bintu bikora ku buryo nawe wabyikemurira. Kwibutsa umuntu ugeze kuri iyi channel yacu bwa mbere gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byacu, kuko ni ibiganiro by'ikoranabuhanga dutanga cyane cyane n'iby'amakuru agezweho azabibona mu ba mbere. Mureke dutangire rero turebe icyo umuntu yakora kugira ngo ibyo bintu bikemuke. Mbere na mbere urafungura Chrome yawe niba ukoresha Android cyangwa imashini, uri gukoresha Windows isanzwe yaba ari MacBook, ugafungura Chrome warangiza ukaza ukandikamo ngo e-recruitment, ukemeza, fungura e-recruitment, ugafungura tab ziba zabaye nyinshi, ugafungura e-recruitment, murabona ko irafungutse. Hanyuma tugafungura website yabo. Nari nsanzwe narinjiye wenda mfitemo konte, ariko tuvuge urugero tugiye kwa applyinga kuri AD, kuri diplome ya AD washyizemo imyirondoro byose barabyibushuje, ama CV n'ibiki byose birimo. Wenda ukaza ukajya ku mwanya wabonye, hakaza mwaka ka era akangaka kari hano kitwa ngo you are not qualified. Akangaka tugiye kureba ukuntu rero twabikemura. Tugiye kurebera hamwe, mureke dutangire turebe. Kugira ngo ibi bintu rero bivemo, urabona ko muri iyi myanya baduhaye hano, wenda nandi kubereka urugero kuri uyu mwanya wa AD w'abakashiya muri shuk, urabona bari gusaba icyo bita A2 certificate in accounting, bagasaba advanced diploma A1 in management, bakongera bagasaba advanced diploma A1 muri accounting, bagasaba advanced diploma in finance, bagasaba advanced diploma in commercial and accounting, bakongera bagasaba n'icyo bita diploma A2 in commerce and economics. None twebwe iyo usubiye hano muri detail, hano mu myirondoro ituranga, unyuze hano muri my profile, urabona ko njyewe isomo ririmo nize A2 diploma, mfite A2 in computer science. Urumva ntibyakunda. Kugira ngo bikunde rero uragenda urebe, twari tubonye ya myanya yacu baduhaye, twongeye tuyisubiremo turebe. Iyi kashiya yacu bari kudusaba A2 certificate in accounting. Ubwo turaza hano muri profile, yego dushobora kwadingaho indi, dushobora kuza tukavuga ngo ni mu Rwanda. Ni urugero ndi kubereka nyine, ntago biri bukunde nyine, wenda birakunda ngiye kubereka urugero, ariko kwari kujya mbere kuko muraza mubigenza ahantu ikosa riba riri. Tugiye guhitamo institution, yego duhitemo degree, twabonye ko mfite A2. Noneho nitugera ahangaha handitse ngo qualification, twabonye ko kuba ari kutubaza A2 certificate in accounting, ubwo turashyiramo accounting.
A2 certificate in accounting, urabona ko ariyo dusizemo. Igihe narangirije wenda dushyiremo 2021, duhitemo noneho diplome yawe uri scanner wenda warayishyizemo n'ibiki, turangiza dukore save. Tegereza na document nayisizemo ni nini, diplome ndaza guhita mbisiba. Yego, gashyiramo nayo ni nini. Wenda reka dushyiremo iyi. Yego, reka duhindure hano dushyiremo muri accounting, dushyiremo A2 certificate in accounting, turangiza twa updating. Yego, murabona ko ibaye successfully updated. None tugaruka hano muri advertisement, tukaprayinga kuri cashier, kuri wa mwanya wacu. Murabona ko hariya duhinduye bihise biba, hahise hazamo ko turi qualified, ko ubu ngubu dushobora gukora application yacu. Qualified yagezemo hariya twakaprayinga bigakunda. Urabona ko nidukora hano handitse ngo apply, urabona ko bihita bikunda mbega. Yego, muri make rero nibyo nuko bigenda. Igihe cyose urajya ubona wagize akayera nka kariya kandi ubona wujuje ibisabwa, uraza unyura hano muri profile yawe, nurangiza uhindure hariya handitse ngo qualification, biraza bihita bikunda rwose. Dusibize kwa twasizemo. Turabashimira rero kuba mwadukurikiye, Imana ibahe umugisha. Ku bantu tutatangiranye, mwaza gukora subscribe, share, like na comment, kugira ngo nimba aka kantu kagufashije kazafashe n'abandi, kandi kugira ngo nituzaza dushyira ikiganiro cyacu cya mbere cyatugishyizeho ako kanya kizagihita kikugeraho. Urakoze.